Tuvuye mu rubanza. Byari byifashe bite rero? Ngo rurambikanye. Para kumenya ko ibi bintu burya babiregera. Ndabamariramo mwese. Aba ex bose Nyuma yo kwanga. Buriya ntabwo nanzi ko bino bintu bigera kuri uru rwego. ntabwo ari ko bigira ingaruka. Ngo burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Uzagukunda nawe uzaje umukunda. Rurageretse hagati y'uwahoze ari minisitiri n'uwo yijeje kugira umugore akishakira undi. Muganga Chantal avuga ko Dr Ernest Nsabimana bakundanye bakiri abakene kubera iyo ntimba amuteye bimuviramo uburwayi burimo agahinda gakabije, umuvuduko w'amaraso, guhinduka ku ibara ry'uruhu, ku buryo muganga yamaze kwemeza ko atabonye ubuvuzi bwa vuba no gupfa yapfa. Arega Dr Nsabimana amushinja kuba yaramwangirije urukundo n'ubuzima bwe ubwo yamwizezaga ibitangaza byatumye nta wundi musore akunda mu buzima bwe, akamuha n'indishyi z'akababaro. Ahangaha byo rwose baragigira. Avuga ko nyuma yo kumusiga mu rukundo agashaka undi mugore ngo yaje kuba umuntu ukomeye muri leta. Agerageje kumusanga ngo amufashe ku burwayi yatewe n'ibihe bagiranye ntiyamwakira, anamuboroka muri telefone amushinja umwicira ubuzima, bityo akaba asaba kuvuzwa ibikomere yamuteye agahabwa n'indishyi z'akababaro zo kuba atarigize ashaka umugabo kubera we. Yaramubujije se. Twakundanye twese dukennye, twumvikana ko tuzabana mu buryo buciriritse, tugasezerana ku murenge, amikoro yazaboneka tugakurikizaho n'indi mihango yo gusaba no gukwa ndetse n'iby'idini. Ntabwo rero namenye icyamuhinduye kuko bidatinze numvise ko yazanye umugore. Abikora atambwiye ngo yumve byibura uko mbyakira. Yankoreye byatumye ngwa muri koma ndetse mbikurizamo n'uburwayi bwambayeho karande. Reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, basuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV ndetse na Layla Wiz Show. Layla umeze gute? Ndashima. Nguhaye ikaze. Muraho neza? Turakomeye. Amakuru abantu bo kwa Slim. Amakuru ni meza. Warabuze? No kwa Layla tubanza barambuze. Bose barakubuze pe. Wari uri kurya yawe. Cyangwa nawe wari uri gutanga ikirego? Ndi gutanga ikirego mvuye mu manza. Uvuye mu rubanza? Ndabamariramo. Uvuye mu rubanza, wabonye urubanza rw'umubyeyi. Wenda reka tubanze twamamaze tubanze. Ari rwo mubwira ko mvuyemo. Rero ko mbabwira ibyavuye mu rukiko. Ibyavuye mu rukiko. Rero ko tubwire ibyavugiye mu rukiko. Reka mbanze mbabwire ngo mubanze muze mugure inzu. Dufite inzu iherereye Kanombe ku Gasaraba, ni inzu igeretse, tuyifite ku mafaranga make cyane rwose, poromosiyo ibiciro twabishyize hasi kugira ngo twakire abashyitsi. Twakira abashyitsi kugira ngo bano bashyitsi bagiye kuzaho mu magare, ibintu bimeze neza. Ni inzu nshyashya ifite ibyumba 5, tuwarete 4, ku muhanda wa kaburimbo munsi y'ikigo cy'indege ku Gasaraba neza. Hanyuma iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa 345. Akarusho rero ifite abaturanyi beza, naho nutugeretse gusa, kandi ewana ni nshyashya nta muntu urayibamo. Akarusho kandi irimo ibikoresho bishyashya, unifuzanya kuyigurana n'ibikoresho uhawe ikaze, ushaka no kuyigura yonyine nabwo uhawe ikaze. Kugira ngo rero tugutembereze tukugezeho cyangwa se tunavugane, wahamagara kuri 0788 835 96691 cyangwa kuri 0782007152. Iyo nimero yivuze wirukanka ariko 0782007152 cyangwa kuri 88359691. Muze tubihera inzu, witure heza, uba ahantu heza, ujye utekereza neza, ubeho neza. Yego. Uvuye mu rubanza? Uvuye mu rubanza. Byari byifashe bite rero? Ngo rurambikanye. Ngo rurambikanye. Ntabwo nzi ko abayobozi bajya nabo bagira. Bajya bahemuka? Bajya batera indobo. Nzi ko batabona umwanya wo gutendeka. Uzi ko nari nzi yuko kubera ukuntu baba bafite inshingano nyinshi batabona umwanya wo gutendeka.
uyu nguyu we yarabishoboye agira gutya ashyira koresha iyi ngiyi ndi kubona nta mugani iri kubizana ibibazo kirayikoresha gutya uyu yarabishoboye nabonye rugeretse hagati ye ariko disi unabonye yego urabona ko habayemo ihohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi aka kantu rero nakabonye mu rukiko nkimara kumenya ko ibi bintu burya babiregera ndabamariramo mwese aba ex bose ndabamariramo cyane ko n'aba ex abantu benshi usanga baba batakibabatuka babavuga nabi ndabamaze reka rero mbanze mbasomere banza utubwire raporo y'urukiko byari byifashe ko byagenze umugore nako ni umukobwa ariko umurebye rwose aracyari n'umukobwa bayida wajya ngo hari yaramuziritse wagira ngo arangana ni mukuru nyine yabaye mukuru kubera ikibazo cy'uburwayi yagize yego nyuma yo kwanga buriya ntabwo nanjye ko bino bintu bigera kuri uru rwego ntabwo ari ko bigira ingaruka ngo burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzaje umukunda uyu rero baramubeshye ndimo ndaseka ariko mu rukiko nariraga reka mbanze mbasomere rurageretse hagati y'uwahoze ari minisitiri n'uwo yijeje kugira umugore akishakira undi kuri wa 16 Nzeri 2025 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge habera urubanza ruregwamo uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana uyu ashinjwa n'umukobwa uvuga ko bakundanye amwizeza kuzamugira umugore nyamara birangira yishakiye undi nyirukurega akavuga ko uko kubeshywa byamugizeho ingaruka zirimo n'uburwayi budakira ndebeye ku ifoto sinzi nimba uri buzuminge cyangwa ukayibaterekeraho ndebeye ku ifoto nanjye ndebesheje amaso kuko uyu muntu yagize uburwayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego ukurikije n'ukuntu ari kugaragara ukanakurikiza n'urwego rw'umuntu bakundanaga urabona koko harimo ikibazo ni urubanza rwabereye benshi urujijo cyane ko hari abavuga ko bibabereye ubwa mbere kumva ibirego bishinja uwabeshye undi ibitangaza by'urukundo akaza kumwisubirana mu gihe undi yari yaramaze kumwiyegurira wese ntakubeshye nanjye hano hantu numiwe navuye mu kantu ndavuga ni ndabamaze mbereye kuba twigana nubwira ko umuntu wese wigeze agusezeranya urukundo n'uwashuje akambwira ngo ndagukunda urarya ugasanga akundanye n'undi urarya urimo ngenda kuzi uko ikirego giteye muganga Chantal uyu muntu yari umuganga muganga Chantal avuga ko Dr Ernest Nsabimana oya ntabwo ari umuganga ahubwo niryo zina rye muganga Chantal avuga ko Dr Ernest Nsabimana bakundanye bakiri abakene bakaba bari bageze ku myaka y'ubukure ahagana muri 2010 yego wari we muganga Chantal uyu nguyu mu murebe urabona ko bakundanye kera rwose nyuma ngo baje kumvikana ko ngo bagomba kubana bakabanza cyakora guca mu murenge noneho ibigendanye n'indi mihango bikazaza nyuma uko ari babiri babyumvikanye gutyo Chantal abimenyesha n'ababyeyi bidatinze cyakora yumva ko umusore yaba yishakiye undi utari we agenda atamubwiye impamvu mu gihe yari yaramaze kumwitegura kubera iyo ntimba amuteye bimuviramo uburwayi burimo agahinda gakabije umuvuduko w'amaraso guhinduka ku ibara ry'uruhu ku buryo muganga yamaze kwemeza ko atabonye ubuvuzi bwa vuba no gupfa yapfa muganga Chantal arega Dr Nsabimana amushinja kuba yaramwangirije urukundo n'ubuzima bwe ubwo yamwizezaga ibitangaza byatumye nta wundi musore akunda mu buzima bwe kubera kutamenya ko harimo no kubeshya bityo agasaba ko urukiko rwategeka uwo arega kumuvuza ingaruka
n'ibikomere byatewe n'ibibazo yamusigiye, akamuha n'indishyi z'akababaro. Ahangaha byo rwose baragigira. yego. Avuga ko nyuma yo kumusiga mu rukundo agashaka undi mugore, ngo yaje kuba umuntu ukomeye muri leta. Agerageje kumusanga ngo amufashe ku burwayi yatewe n'ibihe bagiranye, ntiyamwakira, anamuboroka muri telefone. Yajya amuhamagara ntibikunde kugeza uyu munsi. Ibi byose ngo biri mu byo ashingiraho yisunga ubutabera kugira ngo bumufashe kurenganurwa, avuzwe n'uwamuhemukiye. Hano hari agafoto yari yaramutayemo, yiyambariye rwose agatenge mu mabere. Urabona ko agafoto keza cyane, n'urukundo rwa rukigurumana. yamuteyemo agafoto ageze ruguru ho gato. Dore reba agafoto yakinyirira agatenge hano kajyaga namuhereza udufoto utuntu twa hato na hato tw'udupeti. Arakomeza agira ati urabona none ngo kubera ingaruka z'uburwayi yagize, uruhu rw'umubiri rwahinduye ibara, arifuza kuvuzwa n'uwamuhemukiye. Oya, hano ni ifoto bamufotoye yahindutse. Uregwa ntabwo yitabye iburanisha gusa, ahagararirwa n'umwunganizi mu by'amategeko, Maître Iyamuremye Maurice. Ariko hari abantu bajya bakinisha ibintu, ushobora gusanga uyu nguyu yabitesheje agaciro, ugasanga amazi amubyariye ibisusa, bimubyariye amazi. Ibyo yitita gwiki, ese ikosa afitemo ni irihe? ikosa rirahari. None se mbere atarashuka uyu mukobwa, ubu uyu mukobwa ahumana abantu benshi bakoze bamaze. ese yagiye kurega ikirego gihabwa agaciro? Urumva batari mu rukiko se, kidahabwa agaciro, urumva kitarageze mu rukiko, urumva na Maître yishyuwe. Maître Iyamuremye avuga ko ibyo umukiriya we aregwa yumva nta shingiro bifite. Ariko uyu mu Maître yize we, undi umucamanza niwe uvuga ko ibintu bidafite ishingiro. hari igihe umu Maître yari kuburana avuga ati ibyo ari kuvuga ndi kumva nta shingiro bifite bitewe n'impamvu izi n'izi neza. Ntabyo narinzi ngo yumva nta shingiro bifite, bityo asaba urukiko kudaha agaciro ibimuvugwaho, akavuga ari ibigamije kumutesha agaciro no kumwambika isura itari iye. Aganira n'itangazamakuru nyuma y'iburanisha ritamaze akanya, muganga Chantal avuga ko yadereze Dr Nsabimana amushinja kumwicira ubuzima, bityo akaba asaba kuvuzwa ibikomere yamuteye, agahabwa n'indishyi z'akababaro zo kuba atarigize ashaka umugabo kubera we. Yaramubujije se. Agira ati Dr Ernest yarampemukiye cyane, twakundanye twese dukennye, twumvikana ko tuzabana mu buryo buciriritse, tugasezerana ku murenge, amikoro yazaboneka tugakurikiza n'indi mihango yo gusaba no gukwa ndetse n'iby'idini. Ntabwo rero namenye icyamuhinduye, kuko bidatinze numvise ko yazanye umugore, abikora atambwiye ngo yumve byibura uko mbyakira. Ibyo bibi yankoreye byatumye ngwa muri koma, ndetse mbikurizamo n'uburwayi bwambayeho karande. Uburyo muganga wansuzumye yanyandikiye imiti irengeje ibihumbi 400 y'u Rwanda. Avuga ko icyamuteye kugana ubutabera ari uko abwizeye kugira ngo umurenganure, cyane ko atiyumvisha na gato uburyo umuntu muzima yahemukira uwo yijeje urukundo nta gahato. Imyaka 5 igashira, akamubuza gushaka ngo namutegereze, ntagire abandi aha urukundo, akarinda kubwo agira imyaka afite adashinze urugo, bitewe n'ubuhemu yagiriwe n'uwo wamwijeje ibidashoboka, bikamuviramo uburwayi budakira. Ariko burya baravuga kiziritse ku murongo. Ariko tukiri aha, twirinde gukomeza gusoma tutavuga kuri ibi bintu. Tuvugishije ukuri, reka tuvuge, dukome urusyo, dukome n'ingasi. Yenda uyu, reka twirinde kuvuga ngo ase afite ibimenyetso, kuko bakundanye
kuri ino myaka n'utubaruwa baraduhanaga muri 2010 utubaruwa twari tugihari. ariko nanone hari biriya bintu bijya biba ukabona usezeranyije umukobwa tuzabana cyangwa n'umukobwa akabigusezeranya ejo bundi ukajya kumukoma ngo yakoze ubukwe. Yego. Ariko ikindi kintu nibaza, minisitiri ntabwo ari umuntu woroheje, sibyo? Koko yafashe uyu muvandimwe ibihumbi 400 ku muntu bakundanye, wa mugana akaramuhemukira akamushakira undi mugore. Ni ibintu bikaze cyane ku buryo niba yari no kubikora mu izina ry'uko ari umuntu yigize gukunda. Yari yayamwatse. Iyo nayo muganga yamwandikiye n'ay'imiti. Yamwandikiye 400 y'imiti. Ariko akaba arwaye amurugo. Oya. Amuru buriya ntabwo ari indwara, ahubwo amuru iteza indwara runaka, harimo imivuduko y'amaraso, harimo depression, harimo ashobora kuvamo na za stroke, umuntu ashobora kugira guhangayika bikabije akaba yagira stroke agaturika imitsi y'ubwonko. Rero uyu avuga yuko ngo yagize imivuduko y'amaraso n'agahinda gakabije, agiye kwa muganga mwandikira imiti ihwanye n'ibihumbi 400. Ku nshuro ya mbere yandikira uwahoze ari sheri wa Tariko Shu, kwaho yaciye hadaca urwango, ndavuga iminsi y'urukundo, wamfashije kuri karaka gafagitire nkagura imiti, undi ahita ugira gute, ahita amurya bloke. Kandi iyo ndwara akaba yari yarahitewe. Akamubwira nimba iki kintu koko buriya hari ukuntu umuntu ashobora kumva inkuru runaka agahita ajya muri koma nk'uko yabivuze, bikagaragara ko koze ikibazo yinjiyemo ari amakuru mabi ahawe amenye ko wahoze ari umukunzi we, sibyo? Hanyuma wahoze ari umukunzi umuhemukiye agahita yinjira muri icyo kibazo ako kanya. Koko nimba uyu musore atari kirya barezi nk'abandi, sore munyihangane gukoresha iryo jambo, koko ukimara kumenya ko umuntu wakunze wanabujije kwishakira agiye mu kibazo nk'iki, ntiwanamusura. Tureke iby'amategeko tujye mu bumuntu. Mu kigo muri kumwe atabishaka kumusura, bo muri kumwe yaba ari inyamaswa. Wajya gusura ex wawe byaterwa n'igihari. None se ari uburyo bwo kutabara ubuzima bwe ntabwo wajyayo mu gihe ex wawe ariko uzi yuko gamubaza uzi yuko gutabara umuntu umukura mu kaga, ubona ari mu kaga, nabyo ari icyaha. Kudatabara umuntu umukura mu kaga, ku buryo uyu minisitiri udatabara ubuzima bwa muntu ngo umukure mu kaga, nabyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ku buryo minisitiri ari kure ku rugo rwe akajya mu rugo rw'uriya kugira ngo ntabwo ari mu rugo rwiwe, kuko nta rugo afite uyu nguyu, nta rugo yari yagira. Kandi hano bari kuvuga yuko yahise ajya muri koma akimenya inkuru yuko yashatse undi mugore. None se ubwo yari kuyitareka noneho gushaka uwo mugore? Ariko uzi kusetsa uwo muganga avuze ngo indwara yonyine, sibyo? Iyi ndwara yonyine irakizwa nuko uyu muhungu ahagera cyangwa uyu mugabo ahagera akamubona. Oya, ibyo kubona tubireke, kuko rega bijya bibaho ko umukobwa arwara bimwe bitaga ngo amuru kera muri primaire, bikaba ngombwa ko uwo muntu bamuzana. Wabishaka utabishaka warazaga. Cyara ukuntu kera wikundiraga umukobwa wamukunda, hashyira nk'ibyumweru nka 3 ukajya kubona akabona kwa invitation, mwari muri gukundana, ugahita ujya muri ugahita arwara akadege, ukahita iyo invitation ukayakira. Urumva? Ahubwo n'abantu benshi ntabwo bari bazi ko ibi bintu bigize icyaha. Urumva kandi bagiye kujyanwa mu mategeko n'ibindi. Ahubwo harayiye ibi bintu babyita gute? Ndaje nshaka uko babyise mu ntuzi. Maître Butare Godfrey wunganira muganga, ubu nawe yazanye umunyamategeko. Tureba abanyamashuri aho. Urumva kandi yishyuye umunyamategeko ari seriye. Urambwira ko uyu muntu yaganye inkiko agashaka umunyamategeko, uyu munyamategeko urabona yaje kuburana ibintu atazi ko hari ikizavamo. Ese umunyamashuri nabaza amategeko, uyu munyamategeko yishyuwa angahe? Ubu uyu munyamategeko yishyuwa angahe mu gihe bari kuburana 100 cyangwa ntabwo bikiri 400 gusa? Ngo 400, ibi 400 ari kuvuga ko ari ibyo bamuciye icyo gihe bwa mbere ajya kwivuza. Hano bimugonze uza ngo ntiyamuvamo, yakwishyura amafaranga yivuje uyu mugore yose, akanishyura indishyi z'akababa, kuko ikoze y'uburwayi aba yaragize baramugizeho ubumuga bugira gute budakira, sibyo?
ariko uzi ko usetsa, uzi ko ibintu urimo uri kubifata nk'intuzi. Ndi kubyumva ariko nyine ntabwo ndi kumva ikirego, erega n'undi wese ntabwo cyamukomba. Maître Butare Godfrey wunganira muganga Chantal avuga ko umukiriya we yahuye n'ibibazo bikomeye yatewe n'uwamwijeje urukundo akamwiyegurira wese, nyamara bikaza kurangira ko bikaza kugaragara ko yamubeshyaga ubwo yashakaga undi utari we. Yego, sibyo? Bishatse kuvuga ngo mwabakobwa mwe nawe mwabahungu mwe gutendeka n'icyaha. gutendeka n'icyaha, sibyo? guca inyuma, bityo ingaruka zapfuye guca inyuma byo ni icyaha. nabyo ni icyaha. Guca inyuma uwo mwashakanye se nzi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Gihanwa n'amategeko. Ngo rero kumutendeka, ugutendeka nabwo bikaba ikindi. Oya, no gutendeka girlfriend nabwo umuciye inyuma, ariko byo kuko mama nta sezerano mufitanye mu mategeko ntiyagukurikirana. None se nguko ari kumukurikirana, impamvu zitumye akurikirana uyu muntu zitandukanye nizo turi kuvuga hano. Ntabwo ari kumukurikirana amushinja ko yamuretse agashaka undi, ari kumukurikirana amushinja ko yamutereranye mu burwayi yagize kandi ku kibazo yamuteye. uri kumva itandukanye? Yakomeje ati ngo akamwiyegurira wese, nyamara bikaza kugaragara ko yamubeshyaga ubwo yashakaga undi utari we, bityo ingaruka zavutse kuwo yabeshye zirimo uburwayi bukomeye akaba agomba kuzirengera. Wawumvisha? Ingaruka zavutse akaba agomba kugira gute? Kuzirengera. Agira ati iki kirego gifite ishingiro kandi ntabwo ari gishyashya mu manza mbonezamubano nk'uko abantu bashobora kwibeshya. Bisanzwe bibaho ko ikibi cyose umuntu akoreye undi kikamuviramo ingaruka ku buzima bwe nk'izo Chantal yahuye nazo, ko nta kabuza agomba kubibazwa. Maître Butare avuga ko mu mategeko yo mu gihe cy'umwami no mu bukoroni amategeko yahanaga uwagiriye nabi mugenzi we abicishije mu rukundo, akaba yaragombaga kubihanirwa by'intangarugero. Gusa n'ubwo ngo bitakigaragara mu mategeko mashya, ntawe ugomba gukinisha ubuzima bwa mugenzi we uko yishakiye. Kubera izo mpamvu akizera ko mu bushishozi bw'urukundo bazarenganura muganga Chantal, mu bushishozi bw'urukiko mu bushishozi bw'urukiko bazarenganura muganga Chantal, cyane ko kuba ntacyo akibasha kwikorera bitewe ahanini n'umuvuduko w'amaraso n'agahinda gakabije, byose yatewe n'uwamwiciye ubuto bwe. Amategeko akaba agomba kubihamya, akita kuwo yahemukiye, akamuvuza, akanamuha indishyi z'akababaro. Ku rundi ruhande avuga ko hakagombye kuvaho umuco wo kudahana, kugira ngo ingeso zadutse muri kino gihe zo kwizeza umuntu urukundo udafite, haba ku mukobwa cyangwa se ku basore, ngo zicike, bye kuba akamenyero, aho umuntu yizeza akarengane, aho umuntu yizeza abarenga umwe urukundo, bamara kumuha akabacika. Umuntu yizeza abarenga umwe urukundo, bamara kurumuha akabacika. yagize ngo ni ukumuha, ariko naka tugatekereza abamara gutanga ibyabo, maze wamara akahita agenda sha. Bamara kurumuha agahita agenda akabacika, akarujyana ahandi. Urumva ubu bibye urukundo ukaturujyana ahandi bamaje ku rugo. Uregwa ntabwo yagaragaye mu rukiko. Uregwa ari we Dr Ernest Nsabimana, ntabwo yabashije kwitaba urukiko ngo yisobanure ku byo ashinjwa. Gusa yahagarariwe n'umwunganizi we mu by'amategeko ari we Maître Iyamuremye Maurice. Nsabimana nawe bashyizeho ifoto ye bayidarabye ngiyi, dore ngiyi rwose. Nimba hari n'undi yabeshye nawe ikirego cyihutanishe tubijyanire bayidarabye.
ubu nimba hari n'undi yabeshye ikirego kijyane tubijyaniranire hamwe. ibimenyetso, mufatanye ibimenyetso. Metre Butare wunganira urega abajijwe nimba kutitaba bitaba harimo gutinya kwisobanura ku byo ashinjwa n'uwo yabeshye urukundo, avuga ko guhagararirwa mu rukiko byemewe mu gihe yaba atabonetse, gusa ko byari kuba byiza iyo aboneka, akizera adashidikanya ko urukiko ruzasuzumana ubushishozi ibyifuzo n'ibimenyetso bagaragaje urengana akarenganurwa. Ikinyamakuru Igisabo cyagerageje kuvugisha Dr Ernest Nsabimana mu minsi 3 mbere y'uko urubanza ruba, cyakora inshuro zose yahamagawe ntiyabasha kwitaba, ndetse n'ubutumwa bwanditswe ntiyabusubiza. Ahubwo tujye kumushaka akiri icyo atubwira ku bijyanye n'urukundo. Agomba kuitubwira cyangwa ikibazo cy'abasore cyangwa se inkumi babeshya bagenzi babo iby'urukundo gikomeje kugaragara kandi kiragenda gifata intera, nk'uko abaganiriye n'ikinyamakuru Igisabo babigarukaho. Bavuga ko niba hadashyizweho amategeko abihana, inzira z'ikigendwa nta kabuza gutendeka no kugirwaho ingaruka nabyo bizakomeza kwiyongera. Ku rundi ruhande bakavuga ko Chantal afite ukuri mu byo aregera, cyane ko kuba yari yihebeye uwamwijeje urukundo akaza kwishakira undi ntacyo abimubwiyeho, bikamuviraho n'uburwayi bwa karande amategeko ngo azamurengere. Ko nta ngingo hano batubwiye bano banyamashuri, ntabwo bayishyizemo, ko nta ngingo batubwiye zishobora kuba zashingirwaho. akenshi baburana bavuga ingingo. Hano uyu munyamategeko yagomba gutatubwira ati ari akantu yageze dushingiye hano kuri ino ngingo ivuga gutya na gutya, yego birashoboka ko ikirego cya kanaka, none se amategeko ari akantu yigeze kuvuga ngo kera ngo mu gihe cy'abantu kera nyine ko byarakurikizwa, ariko mu mategeko y'ubu ntabwo babiriho, kereka nimba bari gusaba ngo iryo tegeko ritorwe. Byose muganga Chantal nawe avuga ko kubera ibyamubayeho asaba uwabishobora wese kumubonera ubufasha bwo kwivuza yazakira yazashaka ubushobozi bwo kubaka ikigo cyajya cyakira kikanatanga inama ku bahungabanijwe n'ibibazo by'urukundo bisa n'ibyo yahuye nabyo. Uyu muganga ntabwo dufite nimero ye ngo tuze gutaginga ku kiganiro. Ubufasha bwe muganga, nukureba iki kiganiro utwandikire kuri nimero twatanze, uduhe nimero yawe tuyishyireho kugira ngo, kuko wamugane hano uburyo bumwe cyangwa ubundi akeneye ubufasha. kandi urabona aka kantu yatekereje ko kuba yashyiraho abantu ikigo gifasha abantu bahura n'iki kibazo. Hari abantu benshi babikeneye. Aya mafagitire se ajyanye n'iki? Ayo ni amafagitire y'imiti yo kwa muganga. Amafagitire y'imiti yo kwa muganga. Ni amafagitire y'imiti yo kwa muganga. Rero urumva yuko ni ibintu bibabaje. Yewe ntabwo iyo nkuru nyisomye ndi guseka, ariko noneho reka ngaruke muri sensizi zanjye. Yego. Dutekereje tukibaza nimba atari ubugome abantu baba bafite mu mitima yabo. Yego. Uyu muminisita koko nimba azi ko yigize kugira ahantu ahurira n'uyu mugore kera bakamenyana, nimba ataranamwijeje n'urwo rukundo, yego, akagira ikibazo nk'iki ngiki, koko kuba yamwiyambaza ngo ufasha akamwitura kumuboroka, ibyo bintu birimo ubupfura. Tureke inzira z'amategeko tujye mu muco nyarwanda n'ubumuntu n'indangagaciro za kimuntu. Ibi bintu ni ubumuntu. Umuntu akubwira ati jyewe nagizwe ingaruka, ariko muzi agahinda gakabije icyo ari cyo. Ese mu gihe reka nkubaze mu gihe aka kanya wakundanaga n'umuhungu wenda muri aba boyfriend n'aba girlfriend, bibaye ngombwa ko uhita ushaka, urumva noneho wa mu ex akaza yakwandikira ati sheri ni ukuri ntabwo sinyiryama uko waragiye narababaye, uwo mu ex wamuhereza agaciro ukajya uyu yanagusenyera, ibyo birumvikana. none se urumva uyu nguyu atari ko byari bimeze? Byari bimeze gute se? Kandi mu nkuru batubwiye ko ahise ajya muri koma. Nese nyine urumva umuntu uri muri koma ajya kwandika ngo sheri ngo none se nyine urumva atahise arwara nyine? Yahise arwara. Ariko nk'umuntu warwaye agusabye ngo mfasha
kuko hano batubwiye Fasha. ntaho twabonye yamwandikiye amubwira ngo sheri dusubirane n'ibiki, ntaho twabonye amubaza Yego. ibyo bintu. Twabonye ko ngo yamufasabye ubufasha, Mhm. amubwira ati ingaruka z'ibyo wankoreye Zingana. zangizeho uburwayi bukomeye kandi muganga anyandikira imiti ihenze, nta bushobozi mfite mfasha. Nk'umuntu wabaye minisitire ntabwo yabura nubwo wamuha ibihumbi 10 pe, ukavuga uti yenda n'ubushobozi nari mfite byaniraho, yenda akaba ari ubingayi, ariko wakoze iyo bishoboka ugahita umuhahimba kumuboroka. Ubwo ni ubumuntu. Uzi neza yuko ibibazo yagize. Ese wowe babigukoze uzi ko ibibazo yagize bifite aho bihuriye nawe, ubwo ni ubumuntu. Oya, ibi bintu wa mugani nibadufashe no tegeko bayitore, kuko nabonye n'ahantu bavuze ingingo zibivugaho baritoye. Ntago bazajya bakira ibirego kuko ni benshi cyane. None hari nuzi ukagurisha utwe. Hari ikiganiro ejo bundi nabonye ni umutipe biriya byo birakurikirana, biriya byo bifite ingingo zibirengera, biriya ntabwo biba bikiri mu rukundo. Biriya byo kuza ukajya mu rukundo ukamurya imitungo, biriya ntabwo baba bakibabara nk'iyi kesi. Biriya biba bikibarwa kwihesha ibintu by'undi. babifata nka escroquerie. Ni escroquerie, ni ukwihesha ibintu by'undi ukoresheje uburiganya. Uba waraje mu izina ry'urukundo uje kumurya ibye, ibyo ni uburiganya. Biriya bisiga hatagira n'umuntu kumva akajya kubikora azi ngo bifite uburenganzira, ariko hagira uwibeshya. Ubwo nimba hari n'uwo babiriye, ako nabyo nta kintu kiba kirimo gikomeye. kiba kirimo. None se ngo hari nk'inkuru nabonye ejo bundi kiba kirimo. Nk'ubu turi mu rukundo, ukundanye n'umuntu tukajya twandikirana tugahana amacati, isheri rwose iriya nzu reka tuyubake niyo tuzimukiramo. Ibyo bimenyetso mbifite nkajya shyiramo ayanjye na nuza zose, deposit receipt nzifite zose, wayansubiza koko wayansubiza. Biba bigaragara yuko witwaje yuko dukundana turi kubakana ibyacu byanjye nawe, nkaguha yanjye ukajya kuyubakisha ibyawe, warangiza ukanyanga, wayansubiza. Mu gihe mutandukanye se nyine wayansubiza. mu gihe se ari wowe ubabigizemo ingaruka, ibyo nawe nta kibazo, ntacyo wabaza. Ariko wahemukiwe bakakurya ibyawe, wayansubiza. bikaba ngombwa ko uhita umera urabona nko ku minisita. icyo gihe ari we wayahaye umuntu, noneho we wayatanze akaba ari we wangombwa wayahaye, bibarwa nk'impano wamuhaye. Iki se waba umushinja niyo yaba yaraguhemukiwe, waba wamuhemukiwe ukamwanga, nta kibazo. Ariko nimba yarahaye umuntu, uwo nguwo bayahaye agahita anamwanga kandi yarariye utw'abandi, wayamusubiza, wayamuha pe. N'ishize akabaro urugero. Wenda tuganire kuri uyu minisita n'uyu mugore. Wowe urumva minisita yaba arahemukiye umugore cyane bikaza, ahubwo cyane bikomeye, ahubwo Imana izanabimuhowe. Amategeko hano mu isi, kuko nta ngingo ihari, nta itegeko ngira ngo rihana ibi bintu, reka nibagoraguza bakareba. Ariko Imana izabimuhowe, yarahemutse pe. Ariko uzi kwanga umuntu nta na notice umuhaye, nta no kumumenyesha, akajya kumva ngo wazanye undi. Uzi ibi bintu ukuntu byica. Mwarakundanye mu bukene, bakundanye ari abakene. Nanjye nakwitendeka. ubu umuntu mwakundanye kera, umuntu mwakundanye kera muri abakene, aba ari itegeko ko mubana. Hari abagiye kubyuriraho benshi, akaba yarakundanye umuntu kera, yaragafashe yabona yaragafashe. Erega n'uyu mugore ntutekereze ko yagiye kurega kuko uyu yabaye minisita. Yaza kuba atarabaye minisita, sitekereza ko yari kujya kurega. Ntabwo ari kujyayo. Nta mugore njya mbona ugeza kuvuga ibya Melody. Uko warabubonye, buriya nubona wowe utangiye kuba umuntu nyine ukomeye, menya ngo n'ibibazo birakuziye. Abakobwa batandukanye bati yambeshye, cyo koza nubwo bwa mbere bibaye. Abenshi wenda hazaga akavuga ati yaneye inda, cyangwa se dore umwana we twarabyaranye, ariko nibwo bwa mbere yabayeho ngo urukiko, ngo urubanza rw'urukundo. Urubanza barwise rw'urukundo ni mu gihe ngo mu bihugu bya Kenya ho ari ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe cyane ngo mu bihugu nka Kenya barabihanira. Biri mu mategeko. Niba umuntu akubeshya urukundo bino akaza agakina akagukinisha urukundo. Hari naho nabonye umukobwa
bamwoherereje tike bya bintu abakobwa b'i Kigali bamwohereje tike ngo reka mfate akamoto arayirya ntiyajyayo. Umusore ahita amujyana mu rukiko baramuhannye pe by'intangarugero. Ibyo nabyo ni escroquerie n'ubujura n'ubujura pro max ahubwo. Noneho ngo hari uwo bayihaye arangije hashize iminota 30 ubwo umusore yamwohereje tike banumvikanye ibyo bari bukore. Urumva yamwohereje tike anamwizeza ko hari ibyo amuha. Urumva umusore ati bagiye kunzanira reka nkwereka itangira kujya kwimeza neza. Hashize akanya dushe abona message nguzi n'ibindi sheri ngo bampamagaye none aha ngaha wambwira ngo nyagukuru yameze ishoka ngize ishoka kandi umugabo yari amaje kumukina kwa muganga n'uwareze we ntiyanarega ko urukundo gusa yanarega ko bamwangirije ubuzima. yarega ibintu byinshi cyane bamwibye bamwiciye ubuzima baramubeshye banamubeshye harimo ibintu byinshi cyane. Niba dufashe iri tegeko baritora. Yego reka tugane ku musozo ndi kumva twasoza ariko reka dushyireho akadomo dusoze. Ariko mbibutsa yuko iyi nzu iherereye Kanombe ku Gasaraba mu kibuga cy'indege irageretse ifite ibyumba 5 na toilette enye iri mu kibanza Kigali ubuso 385 parikingi ni imodoka 3 hanyuma ni nshyashya harimo n'ibikoresho bishyashya. In case wifuza kuba wabigura n'ibikoresho uhawe ikaze, ushaka no kubigura yonyine nabwo urabyemerewe. Hanyuma iyi nzu akarusho kayo ifite abaturanyi beza bazima nabo ni amazu ageretse gusa n'ahantu hasa neza cyane hari view nziza kandi ibiciro rwose twabikubise hasi kugira ngo twakire irushanwa ry'amagare. Irushanwa ry'amagare ugize gutyo ukagura ino nzu ukize gutyo ukayigura igare ko muri iyi minsi 10 amafaranga wabukoreye menshi cyane kuko hari umuntu hano wifite ekonomi utazajya gukodesha hoteli akazaza kabisa iyo minsi 10 akagukwitamo n'ibihumbi nka 3 kabisa. Ku bantu rero si no kuvuga ngo wabikeneye nyuma yaho wayikenera wayikodesha kuko ni iherereye hafi y'ahantu hari ishuri ni kaminuza y'Abasudani medecine. Hari abanyeshuri pe bakenera ahantu gukodesha. Iyi nzu rero twirinze kuyikodesha kugira ngo tuyicuruze cyangwa se tuyigurishe ikiri nshyashya nibwo ifite agaciro kayo. Utaza kwibaza ngo kuki mwe mutayikodesheje no kugira ngo tugurishe ikintu gifite umwimerere wacu. Rero waduhamagara kuri 0788359691 cyangwa 0782007152.